hari abantu barota bakora ubukwe. Reka duhera aho ngaho. Ibyo narabivuze ariko reka mbisubiremo. Iyo umuntu arose akora ubukwe bisobanura ibintu bibiri cyangwa bitatu. Kurota ukora ubukwe nta fiance ufite urupfu. De kurota ukora ubukwe ufite fiance ni ubukwe bwiza. Iyo utamufite aba ari urupfu. Yego. Kurota wambaye ikanzu yera nta mugeni muri kumwe ni urupfu rutarimbutse ariko ugapfa uzabona Imana ukabona ubugingo. Nicyo gisobanutse kijyanye n'inzozi z'ubukwe nawe. Hari abantu barota biruka, haba ari umuntu umwirukansa, haba ari uri kwirukanka ari muri siporo, haba ari icyo yikanza akiruka. Hari abantu barota biruka by'umwihariko ngo bahita babyuka bashiduka iyo bari muri izo nzozi zo kuba barota biruka. Iyo umuntu arose yiruka icyambere aba ari imyuka mibi. Hita usenga Imana igutabare. Kabiri ari igihe urote rwirukanka Imana ishaka guha imbaraga kugira ngo ikubohore. Ahubwo wabonaga bimeze bite? Wabonaga uri kwirukankira he? Wabonaga ari iki kikujyanye? Niba wirukanka ufite ubwoba ni abadayimoni, senga Imana. Niba wirukanka ubona wishimye ni imbaraga, ni uguhembuka mu buryo bw'umwuka. Rero ugomba gusenga ukabaza Imana cyangwa ugasobanuza Imana ukamenya ibyo ari byo warose n'ahariho waroteye. Twakomeje. Kurota imbeba imeze iti? Iyo umuntu arose imbeba imurya imifuka ni inyatsi ni ubukene. Iyo umuntu arose imbeba imurya igitsinsino umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusuhuze aho uherereye hose dukurikiranye. Reka nkwifurize n'ibihe byiza, nkwifurize impera z'umwaka nziza. Nimba umwaka waragenze neza uzafashe abandi bantu nabo byagenze neza, mushima Imana. Kandi nawe bitagenze neza uzayishime kuko tuyishima mu byiza ndetse no mu bibi, ndetse ubonereho no gusaba kugira ngo mu mwaka utaha bizagende neza kurushaho. Wowe wabuze abawe, wowe wagize ibibazo bigiye bitandukanye, uburwayi bukomeye, ndakwihanganishije kandi hamwe no kwizera ndetse no gusenga Imana, Imana irakumva kandi ikagukemurira ibibazo. Amazina yanjye nitwa Mugisha. Tugarutse ku Musaruzi TV kuvuga ibya Yesu Kristo ko ari we mwami w'umukiza w'ubugingo buhoraho. Ndi kumwe na Mushumba Dirikazi. Murakoze. Meze fresh? Ndaho bisanzwe. Bisanzwe? Ntabwo uri aho bisanzwe byihorere. Se buri muntu wese aba ari aho bisanzwe? Ndaho. Wari abantu barwaye iki gitondo bagiye hehe na hehe bafite ibindi bibazo bikomeye. Ni umunsi wabo nanjye ndwara, ahubwo Imana ibaha imbaraga kandi Yesu abakize. Ubuzima bwo mwiserega ni imvange, ni ubusanzwe. Ni ubusanzwe. Tugera mu ijuru no tuzaruhuka, ariko tumara kwambuka Yorodani tuzicara dusorome imbuto. Nawe umeze neza se? Nanjye ndimeze neza, turi gusoza umwaka ariko ibintu ni hatari. Nanjye nkubaze. Weekend? Wenda sinzi kugenda neza ushatse kuvuga, ariko ngewe nishimye, ngewe nibyo ndi kukubaza. Nibyo nshaka kukubaza. Oya, ntago meruka kwishima kabisa. Uherutse kwishima ryari? Uherutse kwishima mu kwezi kwa 11 kuri anniversaire yanjye. Wowe warishimye kuri anniversaire yawe? Narishimye. Barayigukoreye? Oya, ntago bayinkoreye. Hari buriya we wambwiye ngo umuntu umwe ngo abe umumaro se. Hari abakozi b'Imana bo mwibanga. Umuntu umwe yarantungo yarambwira nta nubwo ari ibintu byahatara, ariko iyo ubonye umuntu akuzirikana wowe utabitekerezaga urishima. Dusoje abakozi b'Imana bo mwibanga. Yego, reka dutangire twiragiza Imana twinjire mu kiganiro. Urakoze data, akakanya keza uduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe. Hembura imitima y'abadukurikiranye, buzura umwuka wera, ubwenge bw'Imana butugaragareho, imbaraga z'ijambo ry'Imana zimenagura ibicaniro byose by'abadayimoni. Umwuka wera w'Imana be muri twebwe, rurukane gukiza ndetse n'imbaraga zawe zisenye ibicaniro byose by'umwanzi. Ubwenge bw'Imana bari bwo bugaragara mu izina rya Yesu,
amen. amen. Twegereze ba bantu dukunda kubwira iby'inzozi, cyangwa se n'undi wese udafite cyangwa se warose inzozi akaba atarasobanukirwa, waba warabajije ibibazo waba utarabibajije, tukubwira izo nsaba imbabazi abantu mukunda kumpamagara umuntu akakubwira ngo nsobanurire inzozi. Ari inzozi imwe jya yandika muri komenti, ibintu mwandika ntabwo mbitesha agaciro, mbiha agaciro nkabisoma. niyo mpamvu tuba dufashe umwanya ngo tuzicemo. Igihe nyangira igihe cyo gukora inzozi zanjye nateguye, hakaba n'igihe nkora inzozi z'ibyo mwanditse. Rero inzozi yawe yose mba nzayiheraho nkayisobanura, keretse bya bintu bijyanye n'imyuka mibi, ukeneye ibyifuzo byo gusengera, ibintu bikomeye cyane. Naho inzozi zaba zikomeye zaba izoroshye, jya wandika muri komene nzajya nziheraho. Imana ibaho umugisha. Karibu. Yego, inzozi rero tuba tugamije kugira ngo usobanukirwe ibintu ukunda kurota, kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kumenya impamvu zabyo. Uyu munsi wenda turagira ngo duhite duhera ku nzozi, utangeho ubusobanuro busa nk'uburambuye. Impamvu ushobora gusanga hari imwe iyo twavuze, ariko abantu benshi bimaze kugaragara ko bazirota, ndetse n'iyo basobanuriye wenda baba bashaka ubundi busobanuro burenzeho. Hari abantu barota bakora ubukwe, reka duhera aho ngaho. Ibyo narabivuze, ariko reka mbisubiremo. Iyo umuntu arose akora ubukwe bisobanura ibintu bibiri cyangwa bitatu. Kurota ukora ubukwe nta fiyanse ufite ni urupfu. Kurota ukora ubukwe ufite fiyanse ni ubukwe bwiza. Iyo utamufite aba ari urupfu. Yego. Kurota wambaye ikanzu yera nta mugeni muri kumwe ni urupfu rutarimbutse, ariko ugapfa uzabona Imana ukabona ubugingo. Nicyo gisobanutse kijyanye n'inzozi z'ubukwe. Hari abantu barota biruka, haba ari umuntu umwirukansa, haba ari uri kwirukanka ari muri siporo, haba ari icyo yikanza akiruka. Hari abantu barota biruka by'umwihariko ngo bahita babyuka bashiduka iyo bari muri izo nzozi zo kuba barota biruka. Iyo umuntu arose yiruka, icyambere aba ari imyuka mibi. Hita usenga Imana igutabare. Kabiri ari igihe urote rwirukanka, Imana ishaka guha imbaraga kugira ngo ikubohore. Ahubwo wabonaga bimeze bite? Wabonaga uri kwirukankira he? Wabonaga ari iki kikujyanye? Niba wirukanka ufite ubwoba, ni abadayimoni. Isenga Imana. Nimba wirukanka ubona wishimye, ni imbaraga, ni uguhembuka, ni mu buryo bw'umwuka. Rero uba ugomba gusenga ukabaza Imana cyangwa ugasobanuza Imana, ukamenya ibyo ari byo warose n'ahariho waroteye. Twakomeje. Kurota imbeba imeze iti? Niko yanditse, ubwo ntangiye ibibazo byabo. Iyo umuntu arose imbeba imurya imifuka, ni inyatsi, ni ubukene. Iyo umuntu arose imbeba imurya igitsinsino, ni inyatsi, ni ubutindi, ni ugusyigingira. Iyo umuntu arose imbeba imutondagira, bisobanura gucika intege, kwamburwa agaciro, igisuzuguriro. Iyo umuntu arose imbeba imuhagaze ku bitugu, ni ukuriganya, akaba afite umwuka w'uburiganya kandi wiyoberanije mu buryo budasanzwe. Twakomeje. Musobanuro kurota uguruka wambaye imyenda y'umweru. Kurota uguruka wambaye imyenda y'umweru, imbaraga za mwuka wera, ni ibihe byiza byo gusenga. Imana ibe kubwira ngo senga, mwambike imbaraga, mwishurire, ugire ibihe byiza uhembuke. Nicyo. Kurota uvugana n'icyamamare cyapfuye. Iyo umuntu arose avugana n'icyamamare cyapfuye, ubwo mbese n'umuntu wari uzwi. Umuntu muzima ahurira n'abadayimoni cyangwa n'abapfu, aba ari imyuka mibi ndetse n'ayizwi. Imyuka ibikuzaho cyangwa ibigutera aba ari imyuka y'insitari, imyuka izwi cyane. Dusenga Imana uje inaraze, ntabwo umanza uburyo wamurotamo, wamurota mu buryo bwiza, wamurota mu buryo bubi. Ntabwo umuntu wapfuye ntacyo apfana n'umuntu muzima. Twakomeje. Kurota uri gufungura inyama warabivuze ngira ngo
iyo umuntu arose ari kurya inyama ni uburozi, aba ari kurya uburozi uba ugomba gusenga Imana kugira ngo Imana ikurinde kurya uburozi. kurota wambaye ibirenge nta nkweto. iyo umuntu arose yambaye ibirenge kandi atambaye inkweto ni ikibazo cy'agakiza. Mwuka wera bari kukubwira ngo gerageza no kugaragaza ko usirimutse kandi ukavuga ko uzwi, ariko mu mwuka ndakureba nkakuburura intumbi, gerageza ukizwe. Twakomeye. kurota urwana. iyo umuntu arose arwana ni intege nkeya, cyangwa akarota arwana ari uburyo bw'abadayimoni kugira ngo afighting ubundi atsinde. Twakomeje. Undi yarose yiruka agendera mu kirere nawe wabivuze. Undi yarose yambaye amapingu. iyo umuntu arose yambaye amapingu bisobanura ibintu bibiri. Part 1 ni amapingu ya gereza, part 2 ni amapingu yo kubaho mu buryo bw'umwuka bwa Satani. Ariko kubera ko abaje ari amapingu, ubundi akenshi Imana ikunda kuyerekana ikubwira ko uboshye mu buryo bw'umwuka, nta kintu wakira, nta n'icyo ufite, inyatse kumereye nabi, uba ugomba gusenga kugira ngo Imana ikurinde iyo myuka. Kurota ubikuza amafaranga cyangwa se ujya kuyafata ku gakarita. iyo umuntu arose abikuza kandi nta kugira, nta karita ugira. ku gakarita ni promosiyo. Imana ibikubwira ngo imbere ni heza, senga nkurwanirire. kurota ubyara impanga kandi ukiri umukobwa. iyo umuntu arose abyara impanga kandi akiri umukobwa ni umugisha, ni amasezerano kandi azakurikirana kandi akaza rimwe ribyara irindi mu buryo butunguranye. kurota inzoka bintera ubwoba bisobanura iki? inzoka bisobanura umuriganya. kurota yaguteye ubwoba cyangwa bigutera ubwoba ni uko icyo kirere cyawe kiba gihumanye, uba ugomba gusenga Imana igashyiraho uburinzi. Twakomeje. umuntu yarose aguruka mu kirere ni kimwe. kurota utsinda icya leta. iyo umuntu arose atsinda examen ya leta aba ari ubutabazi, abageze ahantu Imana igiye kumutabarira, ni ukunesha. nsobanuriye kurota mwanganye akuroteye mwabanye kandi mukundana bisobanuye iki? ubwo se arinda kurotera mwabanye, se wowe wabyiroteye kuki arinda kukurotera mwabanye kandi mukundana? nayo Imana izabanze gusura. Twikomereze. kurota utwaye moto nivuga butumwa. kurota utwaye moto ni umurimo w'Imana. mudusobanurire kurota iri gukora mu bubiko bw'umubanyi wawe ariko ari hafi yawe gusa ntumwibe canke ari wagutumyeho. ngo kurota ukora mu cyumba cy'uwo mubana, mu bubiko bw'umubanyi wawe, muri stock. oya mu bubiko bwo ni muri stock cyangwa aho babika ibintu, ariko ari hafi yawe gusa ntumwibe canke ari agutumyeyo. ashobora kuba yarota ko ari inzozi. dukomeze. izo zurumva ari inzozi. kurota ikintu kikwirukanka naho ukirukira mu nzu, wakinga umuryango ntufungike ukaba muto. ni uguhura n'ibitero by'abadayimoni. ntabwo ari inzozi, nawe ni amayerekwa. Imana iri kukubwira kuri mu ntege nkeya kandi imbere yawe hari urugamba, hari ibije kurwanya. gerageza usenge, ube mu mbaraga, ube mu mwuka kugira ngo Imana ikurwanirire. Murakoze. narose ngenda ku igare nambaye rinete manuka ahantu hatuwe. ni urupfu. kandi no mu kuzimu baratuye koko. kurota inzu kugwaho. kurota inzu kugwaho ni ibigeragezo, ni intambara, ni amakuba. kurota imvura igwa. kurota imvura igwa ni ibigeragezo. kurota umukunzi wawe aguca inyuma. iyo umuntu arose umukunzi we amuca inyuma bya nyabyo, ngo zurumva izo ngizo ari inzozi. nta mayerekwa nyine aba agomba gusenga, akayoboza Imana inzira, akayibaza ibyo ari byo nyine. kurota menya sohuse n'impamvu yabyo byaje. kurota ujya mu ndege. iyo umuntu arose ajya mu ndege narabivuze. mwaramutse ndagukunda, wansobanuriye iyo warose utaha ubukwe bw'abantu utazi mugasangira ibiryo biryoshye. Murakoze. iyo umuntu yarose ataha ubukwe atazi kandi bagasangira ibiryo, ubundi ubukwe mu busanzwe ni ubukwe nyine, keretse iyo bwaje nk'uko nabisobanuye
umuntu atambaye impeta cyangwa atambaye ikanzu. Burya nabwo iyo ubonye umugeni atambaye impeta mu buryo bw'umwuka nabyo bifite icyo bivuze. Ni umuntu upfuye ariko adafite ubugingo, kuko isezerano ry'Imana umuntu aba yambaye n'impeta. Noneho rero iyo umuntu avuze ngo yatashye ubukwe atazi kandi bakamuha ibyo kurya, ni umugisha azahura nawe w'isezerano kandi atazi ahantu uturutse, atanabigizemo uruhare, akinjira mu masezerano y'Imana. muzansobanurire kurota ubyara umwana akaza ibice bibiri. Iyo umuntu arose abyara umwana akaza ibice bibiri, ni amasezerano y'Imana ubundi umwana. Ariko iyo aje mu bice bibiri, uzirinde kwicira inzira imbere yawe. Hari ukwicira imbere, kwicira inzira ukabona umugisha ariko uri mu buryo buri negative, butari positivity. Kurota baguhetse ku igare. Iyo umuntu arose bamutwaye ku igare, narabivuze mugisha, ni urupfu ariko utabigizemo uruhare rutunguranye rutavuye ku Mana. Nibyo. Kurota wishingiye ugahita ufata umwanzuro ugasubira mu rugo. Izo ntago ari inzozi. Naramuka yishingiye azahura n'ibyo nyine yabonye. Kurota uri gufata se uri gufatwa ku ngufu. Ibyo nabyo ntago ari inzozi. Buriya yasanga ari ikirara cyangwa ari akabije kuba indaya cyangwa imbere ye bimutegereje uyinseka rega. Imana ikabiri kumukemera. Iri kumubwira ati gira amakenga. Izo ntago ari inzozi. Aba ari amayeri ko Imana ikubwira ngo garukira aho ngaho. Buriya iri kubona ahantu umaze kugera, umaze kurenga ihaniro, ikakubwira ati garukira. Izo ntago aba ari inzozi. Kurota uroba amafi. Iyo umuntu arose aroba amafi, ni akazi ukora, ni ibyo ugiye gukora, ni umugisha ugiye kwakira. Ibyo uzakora bizakwinjiriza, uzajya uroba amafi, bizajya bigenda neza. Kwambuka uruzi. Kwambuka uruzi ni ibigeragezo. Okay. Sobanurira kurota ndi kugenda mu modoka, namenya ari iyihe? Ni ikibazo dukomeza. Kurota utema ishyamba. Kurota utema ishyamba ni ibigeragezo, ni ukunesha. Ni ukunesha intambara n'ibigeragezo umaze. Kurota iwawe habaye ikirori. Ibyo nazo ntago ari inzozi. Dukomeze. None si uko nguko nkubaze mugi. Reka tujye tuganira namwe mwa bantu mwe mudukurikiranye nimba muri abakristo, kuko tuganira. Rero hari uwo haruzi. Iyo umuntu avuze ngo yarose ngo abo habaye ikirori, izo ni inzozi. Hari uvuga wazisobanura zite? Babo nanga kuzicaho. Rero hari uvuga ngo ngiye ntago mwansome hisange akagati. Kurota iwabo habaye ibirori nyine nasengera uwo mugishozi. Ntago ari inzozi, ayo ni amayereko. Imana iri kukubwira ibintu biri imbere aho ngaho. Kurota usimbagurika uguruka ufite umuntu musa neza baguha amafaranga make, wambwira? Ntago nazo zisobanutse neza. Subiramo numve. Kurota usimbagurika uguruka ufite umuntu musa neza baguha amafaranga make, wambwira? Nge ntago birangiye, tujye dukomeze. Mutazajya muzandika neza, nazo nzasobanura. Arose mvuga indimi. Warose uvuga indimi nyine nta kizisimbura, senga Imana iguha imbaraga. Undi yarose atwite. Kurota atwite ni amasezerano. Kurota muri kuri moto ari babiri yiruka cyane. Ndaho mu gutwita ni umwuka wera cyangwa amasezerano, cyangwa imbere yiwe akaba agiye kuzasama. Shaka kubura umukobwa, uzirinde nimba uri umukobwa batazagutera inda. Nimba uri umumama na amasezerano, cyangwa imbere akaba hari umwana. Iyo umuntu avuze ngo narose ntwite, ntago biba bihagije. Ahubwo byaje bite, wabibonye gute, byari bisiguye iki, aho ngaho ukabona uko byarangiye. Niho haba hari igisubizo cyuzuye. Mama nsobanuye nkatanga ibisubizo kimwe cyangwa bibiri kugira ngo umuntu wese aze kwishyiramo ahantu ashobora kwiyumva. Musobanurire kurota muri kuri moto ari babiri yiruka cyane mu tuyira duto. Ni urupfu rutunguranye kandi rutavuye ku Mana, kandi ntupfu rumwe mugapfa muri babiri. Kurota uri kwishita nubwo mu byita ivugabutumwa, donke ni ugupfa mu mwuka nyine. Kurota uri kwica inzoka. Kurota uri kwica inzoka ntago ari inzozi, no muriganya. Imana irakubwira ko igukuye umuriganya imbere yawe. Kurota uvuze induru ijwi nirisohoke. Ibyo narabisobanuye tubitaruke. Kurota uri ku ishuri ariko ukora examen bikanga ko wandika. Ibyo nabyo narabisobanuye tubitaruke. Nabwiye abantu ko impamvu ni ibigerageza ariko ukabura kwihangana.
narose naguze ikote nkasangamo 1,500 ya dorori n'izo note nshyashya z'amanyarwanda bivuga iki? izo note zo twamenya ari izihe? ntabwo tubizi. kurota umuntu aguha amata bivuze iki? ni umwuka wera, ni ijambo ry'Imana. kurota umuntu agiye kugufata ngo agusambanye bisobanura iki? mwigore mutubwire. ibyo nabyo bashaka mbigusobanurire. warose umuntu agufata ku ngufu aragusambanya, uri kubura kwirinda, se urashaka nsobanura icyo aho ngaho? dukomeze rwose. ndakeka izo nari ndimo nsoma hano ngaha nzisoje. abantu benshi ikigaragara cyo babaza inzozi zisa. ubwo turafata ahandi. abantu benshi bafata inzozi zisa, kandi hari n'izo tuba twarasobanuye mbere y'uko ubaza inzozi. nimba uri kureba iki kiganiro nakugira inama y'uko twasobanuye nyinshi zitandukanye, wajya ubanza ukagenda ku musaruza ahantu hose. nkeka ko ntaho twasobanuye inzozi kuri titire hose habanza ngo inzozi. wagenda ukabanza ugasobanukirwa. interineti iri kunanira, ubu sinzi nimba tugiye kuvuga izacu twapanze twateguye. urakoze kubwiza inzozi, ushyigikira umuntu wese wabyumvise, ahimbuke yuzure umwuka wera. amen. amen. umutima wanjye uragukeneye mwami.